Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Contact FM. Ubu ni saa moya zimaze kurengaho 31 twongeye kubaha ikaze mu kiganiro n'umutumirwa. Tukaba rero umutumirwa tubafitiye muri studio nta kabuza nkuko twatumaze kubibabwira ari Kanyombya, ariko tuguhaye ikaze byibanze Kanyombya. Yego murakoze. Amahoro kuri wewe. Kuri Contact cyane. Amahoro yanyine yasanganywe. Kanyombya rero kugira ngo abakunzi bacu bashobore kuba bamenya byimbitse neza umutumirwa turi kumwe muri studio, ubundi umenyere ku izina Kanyombya, ariko ushobora kuba ufite andi mazina mbega. Andi mazina ngira ngo ubusanzwe murayazi, nubwo mukurikirana filime zanjye uko nzikora hirya no hino, nkorera abandi nanjye nikora ku giti cyanjye, nitwa Kayitankore Njoli. Kayitankore Njoli. Kayitankore Njoli rero umuntu kuba kurikiye Contact FM amureba ni umuntu ugeze mu bukwerere, niko hari nabivuga. Ubukwerere ni uki? Ni umuntu ukuze mbega, hari nibwira ko utari muto, ntaga ari muto cyane urebye. Uko tubivuga rero ngira ngo tutaza kubazanya kuko ni wowe ninjye mutumirwa kandi urambaza. Uko bikose umuntu gikwerere ukuze n'umuntu kibyo ibintu nge simbisobanukiwe. Reka mbega tugire tworohereza abantu ngo Kanyombya nibwira bateze amatwi Contact FM. Nge rero ubundi kuko ndakuze kandi ni nkuranye uburyo bwiza bugaragariza abanyarwanda ko dukorana neza kandi banyishimira, kandi cyane cyane ko banyishima mu buryo bwa filime dukina. Iki filime nkina Yego, filime Kanyombya ukina kandi mukinana n'abandi bantu. Kayitankore Njoli rero turi kumwe muri studio muri uyu mugoroba, nge muri kumva none kuri mikoro watumiye Kayitankore ndi Modeste Nkurikiyimana. Kanyombya rero turi hamwe hano muri studio, ariko uri umuntu ukunze gutangarirwa n'abantu benshi, uri umuntu ukunze kwibazwaho n'abantu benshi muri rwa rwego mukunze kuvuga rw'ubustari. Kanyombya ashobora kwibwira abateze amatwi Contact FM akababwira ati Kanyombya ni umuntu ufite imyaka iniyi, afite abagore bangahe, afite abana bangahe, hanyuma tukagira. Yego, kumbwira ibyo abagore bwo mfite umugore umwe ngira ngo wabonye mariage yanjye, uko biri kose mfite n'inshuti nyinshi nka Basavio n'abandi n'abayeme. Uko biri kose abo bantu barabizi, ngira ngo turi kumwe hano rero nuko bari kutwumva mu mwanya bamaze kumbwira ko bari kunyumva ku murongo wa Contact FM. Uko biri kose rero ntabwo mfite abagore benshi, mfite umugore umwe, abana Muisa Jane, mfite abana babiri. yewe nabuzukuru batatu. Abana babiri nabuzukuru batatu. Umuntu yakwibaza ukuntu abana babiri bashobora kuba bahise bagira abuzukuru, mbega umukuru yaba afite nk'imyaka ingaho muto? Ni ukuvuga ngo twari twabyaye kera rega, nk'ubu mfite imyaka yanjye kuva muri 62, ushobora kubara imyaka yanjye ukayimenya. Byahutira aho ngaho, byakwihutira aho ngaho nkaba nabyaye muri 80. Umukobwa wanjye akaba yaravutse muri 80. Urumva rero undi nawe mutoya akaba umuhungu, akaba yaravutse muri 2005. Icyo gihe rero urabyumva hagati aho ngaho aho narindi, mbese narindi hehe nkuko ushaka kumbaza. Ahandi wari uriyo ngaho jya mbere twakoreraga igihugu twaramahe. Amahe rero waba warashoboye kwinjira mu rwunge rw'amahe Kayitankore ryari mu buhe mwaka ukanava muri ryari? Za 92 ngira ngo naho. 92 aho ngaho niho Kayijamahe ntabwo nitwa Kayijamahe, fata Kayitankore Njoli. Kayijamahe simuzi. Kayitankore Njoli rero ni ryari mwaje kusezererwa, ni ryari mwavuye mu mahe nkuko mwari mubivuze? 2002 ngira ngo. 2002 icyiciro cya gatatu nyine. Icyiciro cya gatatu. Abantu wenda ntabwo bashobora guhita bumva icyiciro cya gatatu, nabasezerewe bitewe n'iki? Bitewe n'iki? Bamwe babagamo kubera ko ari bakajurite, abandi badashoboye nabwo bakuze. Nkanjye nari nkuze nagomba kuvamo. Nagomba kuvamo kugira ngo noneho ngiye kuruhuka. Hanyuma rero wakunze kuboneka mu mafilime, ariko by'umwihariko kuri radio, ngira ngo City Radio. Kuri ubu waba ukiri umunyamakuru? Cyane mva nawe umunani muri 3 fama. Hanyuma ibintu uhakora ni nk'umunyamakuru cyangwa n'uburi umutumirwa nkuko twagutumiye? Ntabwo ndi umutumirwa, ndi umunyamakuru, ndi umukozi wa radio wa City Radio nyine. Tukiri kuri izo ngingo umuntu ahita yibaza, mbega Kayitankore yaba yarize iki? Nize psychology, pedagogy, psychology. Ubwo mu Kinyarwanda tugenekereje ni nk'iki? Ntujyana aho ngaho nabwo. Ibyo bintu urumva kugira ngo ariko nikavukire y'umuntu nashakisha no kubanza gushakisha. Washakisha. Ukaba warabyize mu kihe gihugu rero ryari? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byumvikana ko ariyo nayo wakuriye. Cyane nawe urabyumva.
hanyuma wagiye mu gisirikare wararangije amashuri yisumbuye yari toronkome twebwe ntabwo ari amashuri yanyu mwiga hano yandi yanyu yo kwikopesha ukagenda kwikopesha ukabona umuntu wabonye baccalauréat icyo twita kera twabyitaga bachele baccalauréat ubu mu mitango graduation gradua ariko twebwe rero kera byari graduation tukabyita baccalauréat usibye ko nize amashuri 6 yisumbuye ya pedagogie y'ubwarimu aho rero utabyita ubwarimu bibaba nk'ubwarimu babandi n'ubwarimu buruta ubundi ntabwo ari babarimu bona nyine ubu mbese kubijyanye ahora bazizwa n'imishahara ntabwo ari ibyo ngibyo ni ibya kera uvuze ku mushahara icyo gihe wari mwinshi cyangwa ni ukubera mwiza wari mwinshi cyane hanyuma Kanyombya rero kuri radio waravuze ngo uri umunyamakuru kandi twumva warize pedagogie ahari wenda ni gute wumvise bikujemo ese ubundi Kayitankore ni umuntu ukunda gukora iki ese n'itangazamakuru ni kimwe mu bintu bimukurura cyane ku buryo wenda byamujyanye kuri city kuri cyane ko warize ayo mashuri itangazamakuru rirakorohera ntabwo waba warize economy mu gihe hariya ukora itangazamakuru ntabwo waba warize sciences and biology ugende wigisha ibintu byose muri rusange urumva ko rero umuntu burya baravuga ngo la pédagogie est la mère de toutes les sciences uvuga ngo rero ibyo bintu bivuga ko burya ubwarimu nibwo burya ngo habaho umubyeyi hakaba n'umwarimu abo ni education. Kayitankore rero nk'uko warubivuze waruvuze ngo abantu babonye ubukwe bwa bwarabaye ryari 2010 byumvikana ko mwarimu mwabanaga mu buryo butemewe n'amategeko nibyo by'ibyo rero ni ukuvuga ngo rero abantu bose babana mu buryo butemewe n'amategeko ni ukuvuga ko bagomba kubyubahiriza kuko abantu babana mu buryo butemewe n'amategeko cyane ko bavuga ngo aba executive baravuga ngo ni uburayi ngo babana ni ukubana nk'indaya ni ukuvuga ngo rero igihe ushaka kugira ngo uburyo bube bwiza nuko wubahiriza umukazi wawe nawe kwiyubahiriza niyo cyitwa dushaka kugira ngo tushirarize abanyarwanda gukora iki mariage nta kubana ngo habaho mariage koco na mariage tiku Kayitankore wakunze kuboneka mu mafilme abantu benshi batangara uko ukora ibintu bitangaje ibiryo uvuga amagambo abantu benshi yakunze kujya basetsa birya bintu bijya biza bite ese iyo wumvise abantu bakuvuga bate kandi ubyakira ute cyane hanini urakoze aho ngaho haterwa n'impano y'umuntu cyane ko nanjye numva impano nyifite pe kuva ndi umwana kugeza ubu hari ikindi kintu gishimisha kandi gishobora gushikariza urubyiruko nuko mugomba kujya mwicara n'abasaza mukaganira ikindi rero niba utaraganije abana nk'ibi ngibi ubona abantu mudamu akajya ku kazi ntareba abana ngo baganire areba abana imikurire yabo burya baratakara cyane aho ngaho rero niho nkubwira ko niko nakuze nakundaga abasaza cyane ngakunda no kuganira n'ababyeyi ariko mu bintu wakinnye nkanumviriza abasaza baba bari kuganira nkumviriza ugasanga nkamuze nanga mukecuru ariko ukora iki aho ngaho kugira ngo nkumve ibyo abasaza ariko nkanga nkumviriza nkajya mu kindi gikari nkabakurikirana wakunze kuboneka muri filime ko gukora ibintu bisa n'ibyo bitandukanye no kuvuga ngo wabanye n'abasaza aho nk'urugero muri filime hari ukuntu wabonetse uri nk'umukozi uhatana bakubuza kujyana isahani mu bwiherero ukavuga ko ngo nta kibazo mbe kubajyana nk'umuntu abirya bintu none wowe wumva wajyana umuntu nawe ukajyana isahani umuntu wase wawusiga hanze nta mahitamo nge nagira ahubwo wowe wakwibwira abadukurikiye uko wakunze kubazaho byinshi aho kujyana umuntu wanajyana isahani urabyumva nawe iyo myanda se hanyuma Kayitankore rero hari filime mwigeze mukina ariko amazina y'abakinnyi bose ari ayo tunyamaswa ijya filime hari umuntu watubaje ku rubuga rwa Facebook mbega ngo iboneka he uko biri kose iri mu mujyi nta kibazo wayibona urabizi ko twatangiye ikaba ifite ibice byinshi cyane kujya ku 15 iyo filime iri mu mujyi ushaka kujya kwa Ruangura ukaba wayibona ni filime ya mbere ngira ngo twakine akaba ariyo yatumye tujya ejuru abyo bimwita mu bahanzi nkatwe hitting ni yatumye rero dutera imbere usibye ko twatangira na ke social nabyo byatumaga birangaza abaturage aka kantu k'iminota 15 katumaga abaturage bajya mu mago yabo bakajya kureba bigatuma abantu batakora akajagari hanyuma bisa naho kuri ubu ngubu utakitabira filime cyane ndabyitabira none nzi ko ari umwuga wanjye inshyashya yaba yarasohotse ryari urazi ko ngira ngo Bwenge nabuhenze niyo yari yasohotse kugira ngo abaturage bashobore kuba babona ko tukiri oneya mu bintu ukora Kanyombya ni iki kijya gituma wumva wishimye kurusha ibindi nishimira umugore wanjye ikindi se niki reka tureke noneho umugore wawe tujye mu buzima busanzwe haba ukuntu uvugwa haba ukuntu abantu bakwakira haba mu itangazamakuru n'ahandi hose ni ikihe kintu kindi naho gikurikira umugore ikishimisha nuko gusa nkora filime zanjye
kandi zikaba zikundwa, icyo kirashimisha cyane. Na n'ubu kuba mumpamagaye kugira ngo tugerageze kuganira n'abanyarwanda birashimishije cyane. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushaka kujya gutoragura umuntu mu muhanda ngo umuzane hano ajye kuri microphone avuge. Ni ukuvuga ngo ni ukubera gukundwa kandi nanjye bikanshimisha. Aho ngaho rero utaza kumbaza ngo nkunda ibiryo. byaba bimeze bite ubundi ku bijyanye n'ibiryo? Ibiryo ni wowe bikomojeho, urabikunda bimeze bite? ntabwo nkunda aya mavuta yitwa niba ari sauna niba ari samuna, bya bindi mutekesha babita gute, niba bibyita ngo ni za ntuza za gigabyte, niba ari ibyo bintu ntabwo amavuta ntabwo njya nyarya cyane, za golden n'ibiki ibyo ntabwo njya mbirya. Ukunda kwirira ibiryo bitagira amavuta. Hanyuma tukiri aho ngaho hari amakuru nanone abakunzi ba Contact FM ku rubuga rwacu Facebook batubajije ngo mwarigeze mukorera impanuka i Nyamirambo hanyuma ngo muza kurwana n'umuntu mwari mugonze. Oya, urazi igihe habaye impanuka buri gihe abantu barahurura, barahuriye koko, kandi tekereza nk'umusitari nkanjye nagonze, igihe ngoze bagomba kuza ari benshi, ariko rero ibyo kurwana ntabwo byari birimo. Usibye ko igihe ugonze umuntu ashobora gukomereka, sometime akakomereka ku mubiri aho ariho hose. Icyo gihe byagenze bite? Icyo gihe rero mugonze arakomereka, sinakubwira ngo yaguye hasi, arakomereka. Hanyuma ariko ngo haba inkundura, haje abantu barahurura nyine, urumva bati Kanyombya yishumba. Ese byitwa gutabara nangwa guhurura gusa, uzi ko abantu benshi bakunda gushungera. Umuntu akureba mu kanwa hariho nk'amenyo biboneka ko ahari hari ritarimo, mbega nibyo biragaragara ko mbaje ijambo ryiza. Nibyo abenshi yaba ari impanuka nawe wahagiriye, bavuga ngo yararwanye yakoze ibiki. Ibyo ubaje nibyo njye naze yabaga uri kuzazira akanwa kawe. Uko biri kose biragaragara ko kuko nta menyo, ariko rero nari ku rugamba, ibyo ngibyo ni ibyacu, niko byagenze. Urakoze cyane. Ndibwira ko nanone ni ikintu abantu bakunze kuba bibazaho, byari na ngombwa ko wenda kiboneka muri ubwo buryo kugira ngo bajye bakitiranya. Hanyuma tujya nko gusoza muri filime, ariko nibyo bituma mpitinga. Ntabwo ushaka kuma amenyo ngo nyemere, mu bintu udashobora kwemera ari ufite mwarahembwe. Niba mwarahembwe rero ni ukuvuga ngo nubwo amafaranga 1000 bingahe ntabwo nayemera, ngomba guma gutya. Ibyo bituma hitinga. Kuba komeje kudukurikira rero turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndetse turahageze, ariko twakwifuza Kanyombya nibura duhumuza ikiganiro cyacu ko yatubwira Kanyombya niki wabwira abakunzi bawe muri rusange abafanze. Abakunzi banjye rero bari hose hirya no hino, ndi kuri Contact FM, ndabanza nshimire Contact FM kuba natumiwe, ariko nkababwira ati ngewe ndabakunda, nkunda abanyarwanda kandi nkunda igihugu cyanjye, nkakunda n'uburyo mbayeho, kuko ndabona umwanzi w'igihugu burya ntabwo ashobora guhitinga. Ese tukiraho wenda ukoze hasi unyibutsa nibuye, mbega uretse rira tangazamakuru ukorera hariya no gukina filime, haba hari indi mirimo idasanzwe ukora? Imirimo idasanzwe nkora itari izwi, nicyo nshatse kuvuga. Itazwi, itari iyo ngiyo twavuze haruguru. Ntabwo ari imirimo gusa, ushaka kuza nkakwandikira filime nangwa sukaza nkakugira inama muri filime, urareba ko ntazakora njyenyine, hari urubyiruko ruhari kuko rugomba gushinga ikirenge mu cyanjye. Uko biri kose nibyo, iyo mirimo irahari, ariko baranyishyura, ntabwo ari gupfa gukora gusa. Barakwishyura, bagushakira rero bajye bakwishyura. Reka tugushimire cyane Kanyombya rero kubwo kwitabira ikiganiro. Urakoze muvandimwe, kandi nkabasezeye mbabwira nti mugire amahoro kandi mugire ubwuzu bwo gukurikirana Contact FM. Ku bari bakomeje kudukurikira rero nkuko mubyumvise, nge ndi Modeste Nkurikiyimana, ikiganiro cyari ikiganiro n'umutumirwa wacu kuri uyu mugoroba yari Kanyombya, ariko ku mazina nkuko yabibasobanuriye mwabyumvise ni Kayitankore Jolie. Nuko mukomeze mubane n'ibiganiro byacu rero, kandi nawe twe tubifurije kurota Imana n'amafaranga. Bye.